Nk'uko mubizi mwese umuntu witwa Bishop Gafaranga arafunze, ko ubu ngubu bamuhaye ya minsi 30 abantu benshi batinya. Inkuru zikomeje kuvugwa kuri Gafaranga na Murava. Nk'uko mubizi kandi Murava aherutse gukora ikiganiro, aragikora ariko abantu ntabwo bigeze bagifataho rumwe, ntabwo abantu bagifashe kimwe. Abantu benshi bavuga yuko Murava afite inshuti mbi, afite abantu bamwoshya, yuko atari akwiye gukora kiriya kiganiro. Murava bakimara kumubwira yuko umugabo wiwe bamuhaye iminsi 30, bivugwa yuko ashobora kuba yarajyanywe muri gereza nkuru ya Bugesera. Yakomeje gupostinga ku mbuga ziwe uburyo akunda umugabo we, uburyo amukumbuye, uburyo ari we Imana yamuremeye, ibintu byinshi cyane ubundi Murava atajyaga postinga mu buzima bwe Gafaranga batari banamufunga. Mbese akomeza kumupostinga bya hato na gato, ariko abantu benshi nabyo ntibabivugaho rumwe. Rero ejo bundi arifata, yari yaracecetse cyane mu mubiri ukaba bajyana no ku rukiko yuko abantu bamuciye igihera byari ibintu bigoye cyane. Mbese ntabwo kumufata n'ifoto ntabwo byari byoroshye. Rero rwose ejo bundi Murava arifata yikorera ikiganiro, twari tumumenyereye kuri channel yabo ari kumwe nyine na Gafaranga, ariko nyine urumva ntahari, arafunze. Rero akoze ikiganiro abantu benshi biterwa mbese n'ukuntu babifata, cyangwa se n'ukuntu buri wese ashaka gufata uruhande. Bavuga yuko Murava ari abantu bamwoheje ko ashobora kuba afite inshuti mbi, ngo nta kuntu yaba afite platform ngo abure gusubiza abantu. Mu by'ukuri bigaragara nk'aho yari ari gusubiza itangazamakuru, kuko abantu benshi bashatse kuvuga ibyo batazi, ibyo bongereyeho, ibyo bahimbye. Annette nk'umuntu mukuru uzi ubwenge, usobanutse, afata umwanya we, afata igihe cye, arabitekereza, yumva ko agomba kuza akicara kuri kamera agasubiza abantu bimwe mu bibazo bibaza, ariko mu by'ukuri nta kintu yigeze asubiza. Mu bantu bakibonye bigaragara yuko yatangiye mu buryo bworoheje, asa n'ushyiramo ibintu by'Imana cyangwa se yenda nko kubwiriza. Ageze hagati ibyari ubwitonzi, ibyari kubiturizamo, abivamo avuga inkuru uko yakabaye, rwose atotora abantu, arabavuga ababwira ko nta kintu bapfana, ntabwo bagenderanira, si basaza be, nta kintu na kimwe kibahuza gishobora gutuma baza kuvuga ibyo mu muryango we kandi basize ibyo mu miryango yabo. Rero Murava azi ubwenge, ibintu byo kuvuga ngo abantu baramwoshya, cyane ko yavuze yuko iki ari ikiganiro kibanza, azongera agatanga nk'ikindi. Rero ntabwo nzi impamvu abantu bavuga ngo baramwoshya, kimwe n'uko abantu bari kuvuga ngo ubu ngubu ari kubona amafaranga cyangwa uduceri tujya kuri channel, azongera agategura ikindi. Nk'uko namwe amacano muyakoresha business, nawe agomba kuyibyaza umusaruro ku mpamvu zimwe cyangwa izindi. Ikindi, nk'uko abantu bamwibasira nta makuru bafite ahagije, agomba kuza akavuga ibintu uko abyumva, uko abishaka, ibyo muri kuvuga ngo baramwoshya. Kandi ikindi, uyu muntu ashobora kuba afite depression. Hari umuntu ugira depression akagira ate, yavuga ibintu uko abyumva, yavuga ibintu uko abishaka, ikagabanyuka cyangwa igashira. Rero mumureke, afite ibimubabaje byinshi, ntabwo ku myaka ye urugo niba rwaramushaririye nk'uko bivugwa, cyane yuko we avuga yuko we n'umugabo we babanye neza. Ku myaka ye rero, niba urugo rwaba rwaramushaririye, ikindi umugabo wiwe akaba yabafunze aka kanya, bakaba batari kumwe, ntekereza yuko ibyo byonyine bitamworoheye. Ariko mumuhe amahoro, channel niye, kuba yayibyaza umusaruro nk'amafaranga ni uburenganzira bwe, nk'uko namwe izanyu muzibyaza amafaranga. Ibyo muvuga ngo baramwoshya, sintekereza ko ari umugore w'ubwenge buke, afite ubwenge kandi hari ibyo yahisemo kuza kubwira abantu
hari ababyishimiye abandi barabirakarira, hari abumva yuko atagombaga kuza kuvuga kandi bo birirwa bamuvuga, hari abumva yuko yagombaga kuza akavuga mbese akazajya ahora afata umwanya we akaza kuvuga, abo nabo niko babyumva, ariko mugomba kumureka kuko afite ubwenge, azi icyo ari gukora, azi impamvu y'ibyo ari kuvuga byose. Ibyo kuvuga ngo baramwoshya, ibyo kuvuga ngo ari gucuruza umugabo, amucuruza ibiki? Rega baziranye kuruta uko tuziranye, kuki mwumva ko ari gucuruza umugabo waciye muri YouTube? Mwebwe se mumucuruza gakeya? Kuki mushobora kumva yuko mwebwe mushobora gufata umwanya wanyu mukamuvuga, we ntaze ngo atange ubusobanuro bitewe n'ibyo abona biri kuvuga, bitewe n'agahinda afite, bitewe n'umubabaro afite? Rega mwa bantu mwe buriya ibintu byose bivuga kuri iyi couple ntabwo bisobanuye yuko aba ari byo. Ibintu byose biri kuvugwa kuri uyu muryango ntabwo bisobanuye yuko ari byo. Hagati ya famiye y'umugore n'umugabo habamo ibintu byinshi cyane birenze twebwe ibyo dutekereza, hari ibirimo twe tutazi, hari ibyo bongeramo, hari n'ibyo bagabanyamo, ariko ukuri hagati yabo bombi nk'abantu babana mu nzu nk'umugore n'umugabo, nibo basobanukiwe ukuri kuruta uko tukuzi. Nibo bazi uburyo ki hagati yabo bazicara bakaganira bakababarirana, nibo bazi uburyo ki niba umwe nta mbabazi akwiye, nibo bazi ngo bazasubirana cyangwa ntabwo bazasubirana. Ariko abantu bagiye bafata Murava bamufata nko ku munwa cyangwa bamwifatira ku gahanga, bumva yuko atagakwiye kuza ngo yicare kuri cana avuga ibintu uko abyumva, uko abishaka. Batangiye kumucuruza ngo kumusebya ngo no kumuvuga amagambo ngo ari gucuruza umugabo we. Mwebwe muri kugira mute? Space zose, amalive yose, na Annette na Gafaranga, na Annette yakoze ikiganiro, ariko namwe n'ikiganiro muri gukora. Niba ari kumucuruza mwebwe muri kugira gute? Uriya mugore azi ubwenge, uriya mugore azi Imana, abavuga yuko ntayo azi ngo kubera ko ngo umugabo we yamufungishije. Namwe mwicunze neza ntabwo ibyo mukora ari byiza gusa, namwe mwicunze neza wasanga ibyanyu biri gucumbamo umuriro n'umwotsi. Mureke Annette, iriya niyo nzira nziza abonye agomba kubicishamo. Ane mu gitondo ukora ikindi kiganiro, nimugoroba ukora ikindi, ku munsi ujya ukora ibiganiro 3, uramaze. Nabo birirwa bakota, nabo babonye ariyo topic. Nta muntu ugomba kukubuza gukora ibyo ushaka, kamera ni yawe, ururimi ni urwawe. Nta muntu ugomba kuza kuba mu buzima bwawe, nabo birirwa mu bibazo by'umuryango wawe kandi byabo ntawe wabikemuye. Rero ufite uburenganzira busesuye 100% kuza kuvuga ibintu uko ubishaka. Rero ko bavuga yuko we n'umugabo we nta kibazo mufitanye, kuko twe ibyo tuzi n'ibyo bikeye, nuko ari wowe ufite ukuri, nuko ari wowe rero uzi ukuri. Nibakureke ubigenze uko ubishaka, igihe gikwiriye umugabo wawe azaza, kandi n'ubwiyunge hagati yawe nawe, iyi mihanda nta ruhare na rukeya izabigeramo.